Titire y'ikiganiro cy'uyu munsi iravuga iti uruhare rw'umuturage mu buzima bw'igihugu. Igihugu kiba cyiza kigatera imbere kubera abaturage bacu buri wese yumva ko afite inshingano zo gukora kugira ngo igihugu cye kibe cyiza. Abatuye igihugu bashyiraho amategeko atuma ubuzima bw'igihugu cyabo butabaho mu kajagari. Ibi bigasaba ko mu gihugu ari uyoborwa bubahiriza mu mategeko kugira ngo abagize umuryango mugari w'icyo gihugu babeho mu ituze no mu mahoro. Birumvikana ko umuturage mwiza ni uwubahiriza amategeko yashyizweho kugira ngo umuryango mugari abayemo ubeho neza. Nyuma yo gushyiraho amategeko, abatuye igihugu bitoramo ababayobora baba bafite inshingano zo kureba uko aya mategeko yubahirizwa na buri muturage muri icyo gihugu. Ndaza gukoresha cyane ijambo umuturage ariko umuyobozi no kuyoborwa ku mpamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, kugira ngo byumvikane neza ko abatuye igihugu bose muri rusange ari abaturage b'igihugu. Hano mu gihugu cyacu ngira ngo abatuye mu mujyi bazi imvugo bakunda gukoresha ngo uriya muntu n'umuturage, ugasanga ari nk'aho umwisi umunyamusozi, bigafata nk'aho ari ijambo risuzuguritse kandi si byo. Impamvu ya kabiri ni ukugira ngo abatinya abayobozi bumve ko umuyobozi ari umuturage w'igihugu cyawe, umwubaha nk'umuyobozi ariko ukamenya ko ari umuturage nkawe wahaye umwanya wo kugira ngo akuyobore, akaba kandi afite inshingano zo kurangiza icyo wamutoreye. Ariko nawe nk'umuturage uyoborwa ukaba ufite inshingano zo gukurikirana niba arangiza neza impamvu yatumye umushyiraho nk'umuyobozi. Mu bihugu bitaratera imbere muri demokarasi nk'aho iwacu, dutekereza ko umuyobozi ari rutinywa, ndetse nawe akibagirwa ko ari umuturage nkawe, akibagirwa ko abereyeho wowe uyoborwa, akagukanga akagukubita. Tumaze iminsi tubona za videwo hirya no hino. Imyitwarire nk'iyo ntabwo ikwiye umuturage uyoboye mugenzi we. Umuyobozi afite inshingano zo kureberera uyoborwa mu bijyanye no gutura heza kandi neza, kubona ibitunga abayobora, kubafasha kubona uko biga, uko bivuza, uko biteza imbere. Mbese umuturage bagenzi be batoye ngo ajye mu nzego z'ubuyobozi, icy'ibanze ashyira imbere ni imibereho myiza y'abo bamutoye. Ariko iyo mibereho myiza ntibivuze ko abayobora ari we uza kubahingira cyangwa kubashakira ibyo bambara cyangwa icyo kurya, ahubwo batekereza mu buryo bwagutse gahunda ya politike bashyira mu bikorwa ituma abo bashinzwe kuyobora bagendera imibereho myiza. Abadafite uko biteza imbere ku mpamvu zinyuranye, abayobozi bakabafasha kubona iby'ibanze nkenerwa ku buryo bagira imibereho myiza ikwiriye ikiremwamuntu cyose. Bivuze ko ari abaturage bayobora, ari abaturage bayoborwa bahurira ku nyungu rusange zo guteza imbere igihugu cyabo, nabo ubwabo biteza imbere ntawe uryamiye undi. Abaturage bayobowe bafite inshingano zo gukurikirana bugufi abo bihitiyemo ngo babayobore, bakareba niba koko bari kubaganisha mu cyerekezo kibafasha kugira imibereho myiza, biteza imbere, banateza imbere igihugu cyabo muri rusange. Iyo abayoborwa babonye ko abo bitoreye batabageza ku mibereho myiza cyangwa ku byo babasezeranyije ko bazakora bajya kubashyiraho nk'abayobozi, bafata icyemezo cyo kubakuraho binyuze mu nzira z'amatora nk'uko amahame y'uburenganzira bwa muntu mu ngingo ya 21 avuga. Iyo ngingo igira iti ugushaka kw'abaturage niko shingiro ry'ubuyobozi. Uko gushaka kwabo bakugaragariza mu matora anyuze mu mucyo. Ibi nibyo bituma nkunze kuvuga ko intwaro abantu bakwiye gukoresha mu guharanira uburenganzira bwabo ari itegeko atari Kalashnikov. Hano iwacu hari abatinya amatora anyuze mu mucyo kuko bagitekerereza muri rubanda nyamwinshi, bakavuga bati biyita rubanda nyamwinshi nibo baziganza.
kandi koko n'abakibona muri rubanda nyamwinshi bakumva ko iyo ari intwaro bakoresha kugira ngo bagere ku butegetsi. Kuri njyewe ibyo nsanga ari imyumvire ipfuye muri politiki. Muri rusange nk'abanyarwanda duhuje igihugu, inyungu zacu zigomba kuba zimwe: iterambere ry'igihugu cyacu, ishema ry'igihugu cyacu. Muri kwa guharanira inyungu rusange z'igihugu niho abahuje ibitekerezo, la communauté d'idées cyangwa communauté de pensée, bijyanye n'uko iterambere n'ishema ry'igihugu cyacu byagerwaho, bahuriza hamwe bya bitekerezo byabo bakabigiza imbere ya bagenzi babo b'abaturage, babasaba ubutegetsi. Noneho babandi babona banyuzwe n'iyo migabo n'imigambi bagejejweho bagahitamo babandi. Njye nemera ko imbaga y'abahuje ibitekerezo bakagira icyo bita la majorité politique itandukanye n'imbaga y'umuryango sano, la majorité ethnique. Iyo mbaga y'abahuje ibitekerezo, majorité politique, ubundi niyo iba igomba kuyobora igihugu bitewe n'uko ari abandi baturage bahisemo ngo bayobore, kuko baba bishimiye imigambi yabo babasezeranya kuzabagezaho. Hari igihe abayobora bagera ku butegetsi bahawe n'abaturage, ugasanga bashyizeho amategeko cyangwa amabwiriza avutse ababatoye uburenganzira bwabo. Aha haba havutse ikibazo hagati y'abaturage bayobora n'amategeko bashyizeho, n'abaturage bayoborwa n'uburenganzira bwabo bambuwe kubera amategeko yashyizweho akaba ahonyora uburenganzira bwabo. Ikibazo nk'icyo kivutse nicyo Gandhi yasobanuye neza. Yavuze ko niba hari aho ugeze ugomba guhitamo hagati y'icyo mwita mu gifaransa legalité na légitimité, ko priorité uyiha légitimité. Aha bivuze iki? Bivuze ko uburenganzira bwawe nk'umuturage bwo kubaho neza ari ntanyeganyezwa, nta muntu n'umwe ugomba kwemerera ko abuvogera. Iyo ukuyobora ashyizeho amategeko ahungabanya uburenganzira bwawe cyangwa agakora ibikorwa bibuhungabanya, icyo gihe uburenganzira bwawe nibwo buruta ibindi byose. Uharanira uburenganzira bwawe, kandi uburenganzira bwawe nta wundi muntu ushobora kubuharanira atari wowe nyiri ubwo burenganzira nyine. Ntawe ugomba kwemera gushyira mu bikorwa itegeko rimuvutsa uburenganzira bwe cyangwa rivutsa mugenzi we uburenganzira bwe nk'ikiremwamuntu. Umuyobozi wishe itegeko cyangwa wavogereye uburenganzira bwawe nk'uyoborwa, ubundi nta jambo aba agomba kugira imbere yawe, kuko nyine aba yarimo kukuruhonyura uburenganzira bwawe, kandi ubwo burenganzira bwawe akaba ari ntanyeganyezwa. Wowe rero icyo ukora ni iki? Ni ugukoresha uburenganzira bwawe uhabwa n'itegeko cyangwa amahame agenga uburenganzira bwawe nk'umuntu, ukamukura kuri ubwo buyobozi ukamusimbuza undi. Ubundi nicyo demokarasi ivuga, ubutegetsi bw'abaturage bukorera abaturage, bushyizweho n'abaturage. Nuko nguko ikora. Nuko igihe umuntu akuvukije uburenganzira bwawe, nuko igihe umuntu atakugejeje ku cyagusezeranyije cyangwa ubona aterekeza igihugu cyawe aheza, itegeko rivuga uburenganzira bwo kumukuraho. Aha rero byumvikane neza ko umuturage uyoborwa atagomba kuba indorerezi mu bimukorerwa. Umuturage mwiza aruyoborwa ni wa wundi wanga akarengane, uwagakora uwo ari we wese, ari uwo muri ya mbaga y'abahuje ibitekerezo cyangwa ya mbaga y'umuryango sano. Akarengane aho kava kakagera, umuturage wese aba agomba kukamagana no kukarwanya. Umuturage mwiza aharanira icyamuteza imbere ndetse n'icyateza imbere igihugu cye. Aruyoborwa, umuturage mwiza n'uharanira ishema ry'igihugu cye. Uyu munsi twakwibaza tutese mu Rwanda rwacu bihagaze biti? Mu gihugu cyacu biriya bice bibiri by'abaturage, abayobowe n'abayoborwa, wagira ngo duba mu bihugu bibiri bitandukanye. Ndatanga ingero nke kuri za nyungu rusange navuze zijyanye no guteza imbere igihugu cyacu cyangwa zijyanye no guharanira ishema ry'igihugu cyacu. Muri iyi minsi yashize, abanyarwanda twahujwe mu nama mu midugudu dutuyemo kugira ngo twiyandikishe mu byiciro. Ibyo byiciro ndabibutsa ko bishyirwaho kugira ngo ba baturage twayoboye ngo batuyobore bashobore gukora igenamigambi bashaka uburyo igihugu cyacu cyava mu bukene. Ubwo rero twaragiye twishyira mu byiciro, bagenzi bacu bakemeza ko icyiciro umuntu agiyemo agikwiye koko. Nyuma yo kwishyira mu byiciro hadateye kabiri,
babayobozi mu nzego z'ibanze baraterana bati bisi byo muhindure, ntabwo twifuza kubona umubare w'abaturage mu cyiciro D bose nibajye mu cyiciro cya B na C. Ndagira ngo nibutse ko B ni umuturage winjiza hagati y'amafaranga 65 n'ibihumbi 600, niwe ujya mu cyiciro cya B. Ujya mu cyiciro cya C ni uwinjiza hagati y'amafaranga 45 n'ibihumbi 65, naho D ni uwinjiza amafaranga ari hasi y'ibihumbi 45. Ndagira ngo mbibutse ko ari ku kwezi. Twese tuzi ubuzima abantu bo mu byaro batunzwe n'ubuhinzi babayemo, yego si bose, ariko tuzi ko abenshi muri bo abinjiza amafaranga 45 ku kwezi ni bake cyane. Hama nge ntibaza kuki byadutera ipfunwe ko nyine tuzi ko u Rwanda rwacu rukennye rugifite abaturage benshi, kuki tutakwemera abaturage ibyo byiciro byabo, hanyuma ahubwo tugafata ingamba zo kudufasha kuvana abo baturage bacu muri ibyo byiciro by'ubukene. Aha hari ikiganiro uyu munsi cyaciye kuri Radio Flash nakurikiye, numva uko abaturage hirya no hino mu turere tw'igihugu bahamagara bavuga bati nyamuneka ishyano ryaraguye, baratubwiye ngo twishyire mu byiciro, twabishyizemo n'abayobozi bari kudukuramo. Ariko hakaba n'abavuga bati hari abaturage bishyize hamwe bakora akantu k'itsinda bavuga bati umva twebwe ibyiciro turaba turimo ni B nako ni D nta kindi. Noneho haza n'umuyobozi aravuga ati abaturage bacu barabeshya ati kubera ko twashyizeho gahunda z'iterambere tubahagira inka tubaha iki, ntabwo bakagombye kuba bari abakene. Icyo gihe umunyamakuru yamubajije n'ikibazo cyiza ati noneho mwe murashaka kudefanda za gahunda z'iterambere mwashyizeho kugira ngo mwerekane ko nta bakene bahari. Niyo deba yampaye gutekereza ku kiganiro cy'uyu mugoroba. Donc birerekana ibibazo biri hagati y'abayoborwa n'abayobora. Donc twebwe hano mu gihugu cyacu ibyo navuze ngo wagira ngo tuba mu bihugu bibiri bitandukanye, donc turaterana amagambo, turashinjanya kubeshya. Byatumye nibaza donc abaturage b'u Rwanda ari abayobora baratubwira ko twe bayobora tubeshya, natwe tuyoborwa turavuga tutabatubura barabeshya. Nahise mbona ko dufite ikibazo gikomeye. Dufite ikibazo gikomeye kandi ntituzakirangize, kuko dufite ikibazo cyo kwirarira tukanga kwemera ko dufite ibyo bibazo by'ubukene. Ariko nge nkavuga ntese uwo duhima nindi? Ntawe duhima, ni twebwe twihima. Turacyaza igihugu kigenda bw'iterambere kigiharanira kujya mbere, tumucyarwa mu bihugu 25 bikennye kuri iyi si. Donc kwanga kugaragaza ko ufite abaturage bakennye, niba koko impamvu nyayo ari ukugira ngo abayobozi bakore igenamigambi, kuki bashaka gukora igenamigambi ripfuye bagende ku bintu bipfuye? Aha ntabwo mveba abayobozi gusa, kuko hari n'abayoborwa kuko niba hari abayoborwa bagiye mu cyiciro bavuga bati twebwe turakora agatsiko kacu twemeze ko ibyiciro tugomba kujyamo ari ibi. Aho ngaho nabyo byaba ari ikibazo, kuko ndagira ngo mbwire hari umu executive wafashe ijambo w'akagari, sinibuka akagari yavuze ko ariko avuga ati njyewe umuntu yaje guturaho nyobora arambwira ngo ari mu cyiciro cya mbere, bukeye duhora twayikamye. Mubajije nti urabona ukwiye kujya mu cyiciro cya mbere, ati nta wandi nyongera. Ibyo biragaragaza iki? Biragaragaza ko nk'umuturage w'u Rwanda ntabwo twari twumva ko uharanira inyungu zawe ariko ugaharanira n'inyungu z'igihugu. Guharanira inyungu z'igihugu ni ikiheze? Guharanira inyungu z'igihugu ni ukumenya ko niba ufite amahirwe ukaba ufite iyo kamyo, ukaba ufite icyo kintu winjiza, wibuke ko mugenzi wawe muturanye afite ikibazo cyo kubona amafaranga yo kwishyurira umwana mu ishuri, cyangwa se afite abana barwaye badashobora kujya kwa muganga kubera ko adafite amafaranga. Uwo muntu akeneye ko leta imufasha, ariko leta ntizamufasha kubera ko leta yacu tuzi ko iracyakennye, nayo nta bushobozi bwinshi buhagije ifite. Ugasanga wowe wa muturage wishyize muri ba bantu bagomba gufashwa, utwaye umwanya w'abantu bamwe badashobora no kwivugira. Wenda kubera ko ufite n'ikamyo washobora no gutanga ruswa, kuko muri icyo kiganiro navugaga batari abantu barimo banatanga ruswa kugira ngo bashyirwe mu bindi byiciro. Ibyo bintu biteye isoni n'agahinda. Ndagira ngo nk'abanyarwanda, nk'abayoborwa, kuko uyu munsi no kugira ngo turebe uruhare rw'umuturage, kandi twasanze ko twese ari uyobora n'uyoborwa turi abaturage. Ibintu byo kubeshya twibeshyera, nitumenye ko icyo gihe mu by'ukuri ni igihugu cyacu turimo duhima, kandi igihugu cyacu ni ukuvuga ni twebwe twese hamwe. Ni ukuvuga ko abashoboye barimo bararyamira abadashoboye. Ntabwo rero icyo gihugu cyacu za nshingano za nyungu rusange duhura nk'abanyarwanda zo guteza imbere igihugu cyacu, zo guharanira ishema ry'igihugu cyacu, ntabwo icyo gihe tuba turimo tuzigeraho, tuba turimo tuzihonyora nk'abaturage b'igihugu. Urundi rugendo rwanda natanga ni ikiganiro minsi yashize nakigarutseho, ni ibirebana no kugwingira kw'abana. Iki ni ikibazo gihangayikishije mu gihugu cyacu, kuko urebye kuva muri 2000 nibura 48% by'abana barase imyaka 5 bari bafite ikibazo cyo kugwingira. Twese tuzi ko kugwingira, umuntu wagwingiye bituma ubwonko bwe butazakora neza, agira imbaraga nkeya mu mubiri, bikazatuma
umusaruro atanga uba mukeya. Mutekerereze rero igihe u Rwanda tuzasiga rurimo abana benshi bagihuye n'icyo kibazo cyo kugwingira, uko urwo Rwanda ruzaba rumeze. Urwo Rwanda ruzaba rugeze muri ya myaka yo gutangira kwishyura imyenda abayoboye igihugu uyu munsi bafite. None ukibaza uti abo bantu bahuye no kugwingira bazaba badatanga umusaruro ukwiriye, ese ntabwo bikwiriye ko abo bantu uyu munsi twagombye gutekereza abo bantu icyo kibazo kikarangira. Aho abayobozi bacu rero ikibazo aho kiri, aho kubona ko ari ikibazo gikomeye baravuga ngo abaturage ngo ni ubujiji bwabo. Iyo uri umuturage uyoboye undi muturage ujye wibuka ko uri muri uwo mwanya, kuko umuturage mugenzi wawe urimo usuzugura gutyo utesha agaciro ngo ni ubujiji butuma umwana wagwingira, ujye wibuka ko uwo muturage ugomba kumwubaha kuko ni umuturage nkawe, nubwo uri umuyobozi ariko umuturage nkawe. Noneho ariko nanone nkagaruka ku ruhande rw'umuturage uyoborwa, kuki bakwemeza ko umwana arwaye bwaki kubera ko uri injiji, wowe ntujye kumubwira uti ntabwo umwana wanjye arwaye bwaki kubera ubujiji, ahubwo arwaye bwaki kuko ntacyo mfite ndi ntaho nikora. Donc icyo ni ikibazo kiri hagati ya role buri ari uyoborwa ari n'uyobora bakagombye kuba mu by'ukuri buzuzanya, kuko ubundi bagomba kuba buzuzanya kugira ngo za nshingano za nyungu rusange duhuriyeho twese tuzifatanye kuzamura igihugu cyacu, twiteza imbere, tunateza imbere igihugu cyacu, tubaho neza n'igihugu cyacu kikabona ko gitera imbere, kandi bityo none igihugu cyacu kigaterwa ishema nyine n'ibyo ngibyo tuba twakoze. Hari n'ikindi kibazo muri iyi minsi dufite ikibazo cy'urubyiruko rudafite akazi. Urubyiruko uyu munsi ruraraka kubwira ati ushaka 500 ushaka kwikorera ka feri, hanyuma wajya kubona ukijya gutangira waririye warimaze, ugasanga inzego zose ziza ngo uratanga ipatante, uratanga umusoro w'ukwezi, uratanga bakakubwira ati ugasanga nibura muri 500 wari wiriye wimaze bahita bafatamo 200, ugasanga 300 kandi ugasanga ya feri udashobora kuyitangira ugahita urekereye. Abayobozi bati twabashyiriyeho BDF, urubyiruko rukarubutse ya BDF ariko mwadushyiriyeho ibyo mudusaba ntabwo dushobora kubyuzuza kubera bwa bukene. Kugira ngo ndangize kwiga kaminuza wacu bari rero two bari bafite baratugurishije, ntacyo mfite nshobora gutangaho nk'ingwate. Noneho cyangwa se bati niyo hagize ushobora kubona iyo ngwate atanga umushinga ntihagire ikigaruka. Urumva turacyafite ikibazo cy'abayobozi batumva ya role yabo cyangwa batarangiza ya role yabo yo kuba bavuga bati hari amajwi y'abantu bavugira aho ngaho bafite ibibazo. Twarabonye mu minsi yashize ukuntu abaturage basenyewe, umuntu akaza gusenyera atateganyije, atabanje gutegura aho ari bugushyire. Twabonye umujyi wa Kigali uvuga uti umuntu utazubaka ikibanza cye, uwo muntu ikibanza cye kizajya abantu bazajya bagitwara. Ukibaza utese umuntu utekereza kuba yashyiraho iryo tegeko cyangwa ayo mabwiriza, kuki adatekereza ko wenda uri mu gihe cy'ibibazo bya finance ngo atekereza avuge ataho kugira ngo mbe nakwambura umuntu no kumwambura icyo kibanza cye, ni ukwica rya tegeko rye, ni ubwa burenganzira bwo ko ari itegeko nshinga ry'u Rwanda, ari n'amahame ajyana n'uburenganzira bwa muntu avuga ko umutungo w'umuntu ntavogerwa, ntabwo upfa kuwufata uko iboneye ngo uri leta. Nkaba ntekereza ko wenda abantu bari batekereje nk'ayo mahame nk'ayo mabwiriza, nuko ntekereza ko agomba kuba atarashyizwe mu bikorwa, ariko niba bakiriye afite n'ahantu mu kabati baziyibuke ko ari abaturage bayobora abandi baturage, bajye bibuka n'amategeko ahari, kandi ko nk'umuryango mugari amategeko abere kugira ngo twese tuyubahirize kugira ngo twese tubeho mwituzi. Aha rero maze kuvuga ibibazo twese dushobora kuvuga ibibazo bihari mu gihugu turabifite, ngasanga kenshi wenda nibanje ku kibazo cy'abaturage batuyobora, ariko ngasanga natwe abaturage bayoborwa dufite ikibazo, kuko usanga twirengagiza za nshingano zacu zimwe navuze hejuru. Dufite inshingano zo gukiranira bugufi abatuyobora no kubabaza ko batarangiza inshingano zabo uko bikwiriye. Aho gusanga abantu bitotombera mu matamatama, ni byiza ko abantu basigaye bahamagara kuri radiyo, ariko ntekereza ko wahamagara kuri radiyo genda ujya kureba umuyobozi wawe, genda ujya kureba umuyobozi wawe muvugane ubwire ikibazo iki n'iki. Nabonye ejo bundi muri administration mu gace ka Ngororero, nzambona buri rugi haba hari ifoto y'umuntu ukora aho muri ibyo biro na telefone ye n'inshingano ze, ku buryo nta muntu wavuga ati ngewe wenda sinzi uwo nabaza. Nibura ibyo ngicyo cyarakozwe, nibura ukamenya uwo ugomba kubaza ikibazo cyawe kandi bakagerageza kugufasha. Njye ndiyo bagerageje kumufasha, nabyo byantuma igitekerezo cyiza no gutekereza imibanire igomba kuranga uyoborwa n'uyobora. Kuko nagezeyo visi meya ushinzwe iby'ubukungu,
aranyakira arambwira ati ikibazo cyawe wafashwa n'uyu aramushaka ngeraho nawe turaganira ngera kuri executive w'umurenge turicara mbere turaganira ikibazo nuko kimeze twagikemura gute ubundi nuko twakagombye kuba kuko icyo gihe twicaranye narebaga mvuga ni umuturage uyobora n'umuturage uyoborwa bicaranye bamwe baganira ku kibazo bavuga ati iki kibazo cyakemurwa gute hatabaye amakimbirane hatabaye imanza hatabaye ubundi nuko twakagombye kubaka igihugu cyacu buri wese mu mwanya we n'inshingano afite kandi akumva kumva ko zikora kuko nibyo navuze hejuru bituma abantu bagira amahoro ahantu navuze ko n'urugero nashakaga gutanga ku birebana n'inshingano ebyiri nahisemo kuvugamo inshingano yo guteza imbere igihugu cyacu n'inshingano yo guhesha ishema igihugu cyacu iyi nshingano yo rwose abanyarwanda usanga tuyisibaniramo buri wese afite uko abyumva nuko yumva ko ari mu guhesha ishema igihugu cye ejo bundi twarabibonye igihe rora yahabwaga umwanya muri iriya komisiyo inyandiko zaranditswe abantu barahagurutse baravuga babiri ibyuya bidateye kabiri arisheveka wa Kigali abagizwe karidinali abantu barongera bahaguruka baravuga inyandiko zirandikwa njye ngasanga ko ubundi umunyarwanda wese wahabwa inshingano ku rwego mpuzamahanga umunyarwanda wese ubundi agomba kubyishimira kuko bituma biha visibility donc bituma umuntu agaragara uko bikwiriye noneho donc biha visibility igihugu cyane ariko biha visibility igihugu iyo wa muntu ajyamo akarangiza inshingano ze uko bikwiriye tuvuge nka mushiki wabo ari muri n'uyoboye la francophonie ndibuka najyaho rwose ndi mu bantu bavuze bati rwose nimurekageho birahesheshemo igihugu cyacu ariko ikibazo ntabwo njye mbona ko nagize inshingano ze neza kuko inshingano ze neza muri imwe mu mahame iremezo la francophonie igenderaho ni demokarasi kandi uyu munsi u Rwanda ntabwo turagera kuri demokarasi nkavuga nti ese imbaraga ashyiramo ni izihe zo gutuma igihugu cyacu cy'u Rwanda kigera kuri demokarasi kugira ngo nibura biheshe ishema wa muryango ayoboye ku isi bazavuga bati n'igihe yayoboraga hari n'icyo yafashije igihugu hari n'intambwe yafashije igihugu cye kugeraho donc iyo ufashe uwo mwanya abanyarwanda twagombye kuyishimira ariko niwo nawugezemo ukawukoresha ku buryo wihesha nyine ishema igihugu cyawe hari ikindi ubu twisirirwa duharabikana kuri za social media ibyo bintu ntabwo besha ishema igihugu cyacu ngira ngo abanyamahanga bazi ko hari abanyarwanda twirirwa dusebanya twabaye ba bantu birirwa baharabikana ku buryo bazi ko turi abantu birirwa bashihura njye nkibaza ese koko abantu bazakomeza badufate nk'abantu bashihurana ni byiza ko twajya impaka zubaka kuri za social media ku bibazo biri mu gihugu cyacu ibyo ntibigomba kwitiranwa no gusebanya cyangwa no gutukana kimwe nuko nta wakwitwaza ko ari kuvuga ibibazo biri mu gihugu ngo abikore aharabikana cyangwa se asebanya ubundi twagombye gutekereza kuko avuga uti uriya munyarwanda iyo mwambuye agaciro amfite siwe nambuye agaciro nkambuye igihugu nkambuye abandi banyarwanda nkambuye igihugu cyose ndabizi ko kugeza uyu munsi abanyarwanda turacyagendera cyangwa turacyakoreshwa n'amarangamutima tukayashyira imbere kurusha inyungu rusange zo guharanira ishema ry'igihugu cyacu ubundi twari dukwiriye mu by'ukuri gutekereza ku gihugu akaba aricyo ushyira imbere abanyarwanda tugasubirana bwa bupfura bwamye buranga umunyarwanda igihe cyose hari ibyadutse muri iyi minsi isigaye numva ngo hari abavantara bari mu gihugu twese tuzi amateka y'igihugu cyacu cyanyuzemo hari abanyarwanda babaye hanze hari abari hanze n'uyu munsi ese nk'umunyarwanda wumva bikwiriye ko hari undi munyarwanda wakwita umuvantara kuvuga ngo uriya munyarwanda ari hariya ngo ariko si umunyarwanda ni umuvantara none ubu umwana wanjye wavukiye hanze agakorera hanze n'uyu munsi akaba ari hanze ninde ugomba kumwita umuvantara njye ngomba guhorana uburenganzira bwe bwo kugira ngo akomeze yitwe umunyarwanda kuko ni umunyarwanda ababyeyi be bavuka mu Rwanda niba aranakuriye hanze ariko ni umunyarwanda kandi afite uburenganzira bumwe nk'ubwabo mwita umuvantara ku gihugu no kugira ngo numva abanyarwanda turasabwa rwose gutera intambwe tukava mu bintu byo gukoreshwa n'amarangamutima tukumva ko dusangiye igihugu kimwe kandi ko ntawe ukirushaho undi uburenganzira ngasanga igihe ari iki cy'uko buri munyarwanda aharanira kuba umuturage mwiza kumva no kwemera ko twese tureshya imbere y'amategeko ntihagire uwumva ko u Rwanda ari umwihariko we ko ari ugomba kukugenera icyo uvuga cyangwa ukora imvugo ngo mufite ingengabitekerezo ya jenoside igihe kirageze ko abazikoresha bahagarara abazikoresha nk'igikoresho igihe kirageze ko ibyo bintu bihagarara mu gihugu cyacu abifitemo kamere yo gutoteza undi munyarwanda bakumva ko ari igihe cyo kubireka
kuko twese turi bene kanyarwanda, nta munyarwanda wo kwitwa umuvantara. Tugomba kumva ko ibyiza by'igihugu cyacu tugomba kubisangira. Ubukungu buke bugasaranga mu turere twose tw'igihugu. Abakire ntibakomeze gukira ngo bagende bakire cyane, noneho abakene usanga barimo bagenda batindahara. Burya nta mukire hagati y'abashonji, kuko inzara ntabwo izamunogonora ufite ibyo kurya ngo bakurebere izuba. Ibyo bintu rero abantu bikubira bajye babitekerezaho. Umuturage uyobowe niyumve ko agomba kugira ijambo mu bimukorerwa, atinyuke kubaza umuturage mugenzi we umuyobora inshingano ze. Umuturage uyoboye niyijya gutega amatwi aba ayoboye, acike ku muco wo kumva ko agomba kuba rutinywa. Ibintu dukunze kwita igipindi nibihagarare, kuko bibangamira iterambere n'ishema ry'igihugu cyacu. Ugushaka ko abaturage bayobowe naba ariko kuba ishingiro ry'ubuyobozi mu gihugu cyacu. Twese nk'abanyarwanda niduharanire kuba abaturage beza b'igihugu cyacu, dukora ibihesha ishema igihugu cyacu. Igihe uhohoteye umunyarwanda mugenzi wawe ari hano imbere mu gihugu cyangwa ari hanze yacyo, ujye wibuka ko ari ishema ry'igihugu cyawe urimo uhonyora. Umuturage w'umunyarwanda uri hanze yumva ko ari intumwa y'umuturage uri imbere mu gihugu, ufite za nyungu rusange duhuriyeho twese nk'abanyarwanda zo guharanira iterambere n'ishema ry'igihugu cyacu. Twese dushyire hamwe duharanira kwandika amateka mashya y'igihugu cyacu, dusigasira ibimaze kugerwaho byiza, dukosora ibibangamiye iterambere n'ishema ry'igihugu cyacu, dutegura ejo hazaza heza h'igihugu cyacu. Nta kidashoboka kubw'imbaraga z'abaturage bashyize hamwe baharanira icyiza mu gihugu cyabo. Murakoze.